Niba utarakora subscribe, kora subscribe ku Icwende TV utazajya ucikwa na filime nk'izi ngizi. Filime yacu tugiye gutangira ni umusaza wigize umusazi ariko afite imitungo myinshi cyane. Dutangiranye umusore ari ku telefone yasaga nkaho hari abakobwa babiri baje kumusura ariko nta makuru baba bafite ibibera muri uru rugo. Bakimara kuhagera rero bahawe ikaze, bahabwa karibu mu nzu, barinjira. Uyu musore nubwo bari baje kumusura nta makuru ahagije bari bamufiteho n'ibibera muri uru rugo. Bahawe ikaze mu rugo rero, iyi nzu babajyanye muri etaje ya gatatu abariho bicara kugira ngo babashe kuba bahaganira. Abakobwa rero gahunda bafite ntabwo bafite gahunda y'urukundo, bafite gahunda yo kwishakira amafaranga. Niyo baje gushaka mu rugo bazi ko uyu musore ari we nyir'urugo. Yagiye gatoya mu cyumba rero basigara bibaza ngo iyi nzu ese ni y'uyu musore. Birabebera cyane mu gihe bakiri kubyibazaho wa musore araza basobanura yuko nyir'urugo aje gatoya. Ako kanya hahise haza wa musaza wigize umusazi, amaze kuhagera bahita batungurwa cyane baribaza se uyu mugabo ninde. Noneho atangira wa musore atangira gupfukamira wa mugabo asa nkaho wagira ngo ni imana yiwe. Umugabo rero yahise yirukana wa musore, abakobwa bagira ubwoba nabo bashaka gusohoka mu nzu. Umusaza arakomeza abasubiza mu nzu, abicaza mu ntebe akomeza kubitegereza, agatekereza cyane, yarangaguza hirya no hino mu nzu asa nkaho asohotsemo gatoya, akinga umuryango kugira ngo ataza kugira umukobwa n'umwe umucika agasohoka. Umusaza yahise abicaza mu ntebe atangira kubatera ubwoba. Abakobwa batangira kwibaza ibiri kuba, bamwe batangira kwihisha, batangira kubareba birabayobera, batangira kugiramo ubwoba. Tangira kumubaza niba afite ikibazo cyo mu mutwe, ubimubajije agashaka kumukubita. Umusaza akomeje abiyenzaho cyane, ariko kuva bari bamaze kugera mu nzu nta kindi gisobanuro bari bafite. Yatangiye gushaka kubakorakora, abakobwa bigatangira kubayobera. Yatangiye umwe aramukurura amujyana mu cyumba, ariko kumujyana mu cyumba yarabyangaga. Umusaza agakoresha imbaraga nyinshi, yagerageje gukinga urugi kugira ngo amujyane mu cyumba. Ntabwo twe tuzi ikintu agiye kumukorera mu cyumba. Yarakinze amaze kumukingirana, yamwinjije mu kindi cyumba kindi, amwinjiza mu cyumba cy'uwo musaza. Amuhirika ku buriri, umukobwa agerageza kurwana kugira ngo arebe ko yasohoka akava muri iyi nzu, ariko uyu musaza yamubereye ibamba atarakora ibyo ashaka. Uyu musaza yahise amusambanya. Uyu mukobwa bigaragara nkaho bamaze kumusambanya. Umusaza ari gufunga rasani, yahise afunga imigozi arasohoka ava muri icyo cyumba. Yasohokaga yishimye ariko umukobwa afite agahinda, yasohotse ari kurira afite amarira menshi. Ageze hanze y'umuryango arihanagura kugira ngo byibuze mugenzi wiwe ataza kurabukwa n'ibyabaye. Yagarutse muri salo asanga mugenzi we amubaza ibyabaye, abwira ko nta kibazo cyabaye. Umukobwa atangira kwibuka ibintu umusaza yamukoreye, ukuntu yamufashe ku ngufu, asobanurira mugenzi we ko nta kibazo cyabaye mu cyumba ari amahoro gusa yagiye kumutembereza inzu. Umusaza yahise aza asubira mu mwanya aho yari yicaye, atangira kwitegereza uno mukobwa amutera imboni, bisa nkaho uyu nguyu nawe agiye gukorerwa nk'ibyo mugenzi we yakorewe. Ntuzacikwe n'izakurikira. Ese abakobwa bazava muri iyi nzu gute? Ese amafaranga bashakaga bazayabona? Kora subscribe ku Icwende TV tuzajya ucikwa na filime nk'izi ngizi.